Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ngarutse imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mazina ni yayandi, nitwa Mutabaruka Samuel, ndi umubwiriza butumwa, ubwiriza ukoresha n'inyandiko. Ntago nabonye uko mbabwira ko ndi umubwiriza ubwiririsha ubutumwa ibitabo, ukorera inzu y'ibitabo y'Abadiventiste. Mu yandi magambo, ibitabo byose mwakenera ibyerekeranye n'ubuzima, ibyerekeranye n'ibitabo by'umwuka buhanuzi, nimero yanjye mwampamagara nkabibagezaho. Akazi nkora ka buri munsi, ndi umukozi w'inzu y'ibitabo y'Abadiventiste ikorera hariya Kacyiru kuri LMS. Ubwo rero tugiye kuganira amagambo nabateguriye afite insanganyamatsiko ivuga ngo byari ibye. Birangije bimucika aseka, nyuma abishaka arira. Uyu ninde? Byari ibye, birangije bimucika aseka, nyuma abishaka arira. Amagambo tugiye gusoma ari muri Luka igice cyaho cya 15, turahera ku murongo waho wa 11. Luka 15 umurongo wa 11. Dusome. Umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arambwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'intu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu. Arangije atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuzaga guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jyewe inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umugaragu wawe, mpaka mbe nk'umwe mu bagaragu bawe. Nuko arahaguruka ajya kwa se. Hano hari inkuru y'umwana w'ikirara wagize ibibazo bikomeye cyane igihe yavaga mu rugo iwabo. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo byari ibye. Birangije bimucika aseka, kubishaka abishaka arira. Bavuga abana babiri. Hari igihe iri somo turivugaho tuvuga ibyerekeranye n'umuntu witwaga Sawuli, ariko ubu ntabwo ari we nshaka kuvuga, ahubwo ndashaka kuvuga umwana w'ikirara wavuye iwabo, bakamuhereza isogisi ry'amafaranga n'umutungo n'umugabane w'ibintu byari bimukwiriye. Akagenda agatorongera akajya kure, akaya ibintu bye abyayishije ubugoryi bwe. Hari undi muntu turi busome hano mu Baheburayo igice cyaho cya 13. Reka nsome igice cya 12 umurongo wa 14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Umurongo wa 15. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, nubwo kuko atabonye uko yihana, nubwo yabishakaga cyane arira. Kubera iki? Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo byari ibye. Birangije bimucika aseka, arangije abishaka arira. Mu mateka hagiye habaho uburyo abantu bagiye bagira amahirwe, barangiza akabaca mu myanya y'intoki, kandi icyo gihe cy'amahirwe nticyongeraga kugaruka.
no mu mibereho yawe, no mu buzima bwawe, no mu buzima bwanjye. Buri muntu wese agira igihe cy'amahirwe. Iyo amahirwe agucitse ntabwo wongera kuyagarura, ntibyakunda, ntibyashoboka. Umuntu wese agira igihe cye. Mu magambo nasomye umwanditsi umwe yandika avuga ngo ku muntu wese habaho umunsi umubera mwiza, igihe umucyo umurikira inzira ye, ngo hakaba igihe cy'imbabazi maze agashobora kwiyunga n'Imana. Hepfo haranditswe ngo ariko ubwo buntu bugira iherezo, ngo imbabazi zakomeza gutakamba ngo kugeza igihe kirekire cyane, ngo nubwo zizaba zititaweho ndetse zanzwe, ngo ariko igihe ni iki kugira ngo zumvikanishe buheruka irarika ryazo. Kubera iki bavuga uyu muntu witwaga Esawu? Bakavuga yuko yari yarahawe umugisha w'umwana w'umuhungu w'imfura. Maze umunsi umwe ibishyimbo bitukura byari byatetswe n'uwitwaga Yakobo, uwo bavaga inimwe mu nda kwa se na nyina, nibyo byamuhemuje bituma agurana umugisha we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Niko Bibiliya ivuga. Hepfo haranditse ngo hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha, ibyo biryo yamaze kubirya ntabwo yigeze yemererwa kuwuhabwa, kuko atabonye uko yihana. Nubwo yabishakaga cyane arira. Kuki yarize nyuma yo kubura umugisha? Kuki hari abantu bazarira amarira adafite gihoza, kandi Imana yari yarabasabye ko nibura bagomba kugira umugisha bakawakira, ukagira icyo wabamarira mu gihe imbabazi z'Imana zikiriho. Batubwira undi mwana wa kabiri, ari nawe nahereyeho nca uyu mugani uvuga ngo byari ibye, ni uyu mwana w'ikirara. Kandi arambwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuherereza abwira se ati data, ubwo hariho umukuru, mu mugabane w'ibintu unkwiriye, agabanya amatungo, amuha amatungo amwe. Nuko iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Uyu wamugereranya nande? Wamugereranya n'umuntu uva mu nzira z'Imana akerekeza mu nzira zo kwa Satani. Uyu wamugereranya n'umuntu uva mu nzira z'Imana akerekeza y'igihenomu kwa Satani. Wamugereranya n'umuntu wataye urusengero akajya ku kabari gusinda no kongera gukubitana amacupa. Uyu wamugereranya n'umuntu uva muri korari ejo ugasanga yiyambitse mini, yagiye ku kabari, yagiye kuraya. Mu yandi magambo, uyu yahawe umutungo, ahabwa amatungo, ahabwa amafaranga, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Ntibigeze bavuga izina ry'iki gihugu, ngo yaya ibintu yari afite byose. Satani nta kindi kintu ashaka kuzakorera abantu bamututse, abamusebeje, abamuvugaga nabi, abamutokeshaga, ni ukugira ngo abakoresheje izo ndimi bamutuka bamutokesha azabafatira ahantu muri korodoro, aho bazaba bacitse uruhimbi, abandi bacitse mikoro baririmbiragaho, abandi bacitse ibyumba by'amasengesho, noneho abasange muri korodoro aho bagiye kumukorera. Hari abazahemuriza mu bapfumu, hari abazahemuriza ku tubari, hari abazahemuriza mu tubyiniro, hari abazahemuriza muri betingi. Hari abantu benshi Satani ashaka kuzihimuraho, kandi icyo ni icyiciro cy'abantu bamwe bagize uruhare mu murimo w'Imana. Kubera iki? Uyu yageze ku gasozi, Bibiliya iravuga ngo yaye ibintu bye, abimaze inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Ngo yifuzaga guhazwa n'iby'ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Kuki nta wabimuhaye? Mpamvu nta wabimuhaye ni uko ibyo yari afite byose yari amaze kubyaya. Aha niho Satani yari ageze, kuko we yari amugejeje ku buce nk'imbago. Yari amaze kumubwira ati ukiri mu nzu y'Imana iyi mibereho warayigiraga, ugisenga wabaho mu buzima bw'ububata nk'ubu. Kuki nyuma yabishatse arira kandi byamucitse aseka? Yari yarabwiwe ko azahabwa umugisha, yari yarabwiwe ko azagirirwa neza. Uyu mwana w'ikirara yari yarahawe amahirwe y'umwana w'umuhererezi. Murabizi ukuntu abahererezi bateta, ariko aya mahirwe yose ayapfusha ubusa, aragenda. Ikibazo kiri aha ngaha gikomeye cyane, nuko ageze ku gasozi, ibyo yajyanye byose nta na kimwe yagaruye, ahubwo umutungo wamushiriyeho. Mbabwire ko Satani nta kindi kintu yifuza kukugezaho uretse ko n'amagambo wajya gukoresha mu kanwa kawe ngo Yesu ashimwe, arashaka kuyakurutsa, ukajya wiranwa ibitutsi mu kanwa kawe n'ibindi byinshi,
ukajya wirirwa uri umunyamagambo, baguhamagara mu nama, baguhamagara mu manza z'ibyo wavuze, z'ibyo wakoze, kandi ukiri umuntu w'Imana nta wari wigeze guhamagara muri ibyo bibazo. Kubera iki? Byari ibye n'ibyawe uyu munsi, ariko kubera iki abantu bamwe babyanga bikabacika baseka bakazabishaka barira? Ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ni uko umugisha w'Imana utazahoraho, ni uko imbabazi z'Imana zitazahora, ni uko Yesu atazahora yicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari igihe kizagera ahahaguruke. Icyo gihe rero nibwo abantu byacitse baseka bazabishaka barira, ubwo bazabahungira ibitare n'ibikombe ngo bibahishe. Abantu bazirukanka bameze nk'imbwa zasaze. Nasomye amagambo akomeye cyane avuga ngo indimi z'abagabo n'abasore zizakururuka zihinduke nk'iz'imbwa, ngo birukanke bazikubita hano ku mavi. Ngo amabere y'abagore n'abakobwa azakururuka ahinduke imishumi, ngo birukanke bayakubita hano mu bitugu. Haranditse ngo bazashaka ijambo ry'Imana ntibazaribona. Kuki batazaribona? Igihe cyo kwihana kizaba cyarangiye. Abantu bazahungira ibitare n'ibikombe ngo bibahishe yicaye kuri ya ntebe, ariko bazabwirwa ngo byaratinze, byaratinze, byaratinze. Undi muntu byacitse aseka akabishaka arira ninde? Ni umuntu witwaga Petero. Nimusoma muri Matayo 20:26 handitse inkuru y'uburyo Yesu yasenganye umubabaro mwinshi i Getsemane. Ariko mu nkuru ihari yajyanye na Petero na bene Zebedayo bombi witwaga Yakobo na Yohana agiye gusenga. Amasomo muzayasome. Ariko ikintu gitangaje, igihe Yesu yajyaga gusenga yasize Petero, Yakobo na Yohana bicaye, nta muntu n'umwe wigeze abavangira kuko bari bari mu mwanya umwe. Aje agarutse asanga basinziriye. Abaza Petero ati harya Petero, asa n'uwari umubwiye ati ntubashe kubana amaso nanjye ko wavugaga yuko ubwo abandi bazahemuka utazahemuka uzapfana nanjye? Ni uteye abandi gusinzira? Petero arasinzira. Yesu yongera kugenda gusenga avuga amagambo amwe n'aya mbere, aragaruka arabaza ati harya Petero, asa n'uwari uri kubaza ati kari we wari waravuze ko uzanambaho bikugendekeye bite? Ariko ikintu gikomeye, urebe ukuntu ibintu by'Imana biteye. Umugisha w'Imana iyo ukunyuze mu myanya y'intoki agahe gato uragucika, kandi kuzongera kubona bigusaba kurira amarira aruta ayo warize bwa mbere uwushaka. Ikintu cyabayeho ni uko igihe Yesu yazaga ku nshuro ya gatatu akabwira Petero ko na Yohana ati nimuryame muruhuke mu maritiro, dore umwana w'umuntu aragambaniwe kandi agiye mu maboko y'abanyabyaha. Petero aho yari agundamye n'abandi bigishwa babiri, Yakobo na Yohana, we yitere hejuru uti ye ngo ngwiki mwigisha? Undi ati nababwiye ngo nimuruhuke, dore umwana w'umuntu aragambanirwa. Mbabwire ko Petero atongeye gusinzira. Hashize igihe kitari munsi y'ibyumweru 2 adashyira ikigohe ku kindi. Igihe Yesu yabasabaga kubana amaso nawe barasinziriye. Abasabye gukanura no gusinzira ahubwo babona gukanura. N'imbabazi z'Imana nizirangira niko bizamera. Abantu uyu munsi umugisha w'Imana ucika baseka. Iby'Imana abantu bakabyumva basa n'abatorera, abandi bakabyumva basa n'abasinzira batura ingiga, abandi bakabyumva basa n'abibereye mu tubari n'utubyiniro, ibintu bakabishyira ku murongo utamenya ngo ni uwa kangahe. Ibi nibyo bigiye kuzakora ku bantu umunsi Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Abantu bazamera nk'abasezi, isi yose izahinduka nk'ikigo kirimo abantu barwaye mu mutwe. Tuzanyuranyuranwamo, abantu bazirukanka umwe abwira mugenzi we ati mbese nigendere. Ikintu kizaba cyabayeho nuko inzara izaba yafasha abantu, ngo bamwe bazajya mu nsengero bisiribange bakubiye akabero. Ariko icyo gihe ijambo ry'Imana rizaba ryakuwe mu isi, Yesu azaba yakuye kwihana mu isi. Nta muntu n'umwe uzasenga ngo byemere. Ubu wasenga yasenga none kuki umwana w'ikirara yaje kurira amarira? Yarize amarira ntekereza ko abantu benshi ubu batashobora kurira. We yarihannye agaruka imbere y'Imana, ngo yaje asaba se yuko adashaka kwitwa umwana mu rugo, ahubwo yuko ashaka kwitwa umugaragu, kugeza igihe amubwiye ati mpaka mbe nk'umwe mu bagaragu bawe. Nuko arahaguruka ajya kwa se. Dore umwanzuro Imana igusaba kandi nanjye isaba, no guhaguruka tukajya kwa Data. Uwo niwe wenyine babasha kuturengera ibintu byinshi, imigisha myinshi. Uzarebe no muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa ahandi hatuzengurutse muri ubu buzima, igihe cyose umuntu ahabwa amahirwe inshuro ya mbere, agahabwa amahirwe inshuro ya kabiri. Iyo bibaye inshuro ya gatatu, nta mahirwe inshuro ya kane abaho, ntibibaho.
niyo mpamvu muri iyi minsi uzajya ubona abantu benshi muhure akubwira ati umunsi umwe nagize umugisha urancika sinongeye kubona, nabonye miliyoni 3 zirancika sinongeye kuzibona, nabonye miliyoni 5 zirancika sinongeye kuzibona. Uwakubwira abantu bari kwimyoza, uwakubwira abantu bagiye ku kazi bakazana umurengwe n'ubutesi ubakaba ari kuvuga ati wakansubizaho, uwakubwira abagore bashatse abagabo umugabo akamucika kubera gasuzuguro akakubwira ati ubumbonye undi ntiyancika, uwakubwira iyo bigeze mu gihe cyo kurira amarira adafite gihoza ukuntu abantu barira, uwakubwira abagabo bacitse abagore, uwakubwira abagore bacitse abagabo, uwakubwira abantu bari kuririra akazi bakuweho n'ubunebwe bwabo no kutagondwa kwabo bakagakurwaho n'amakosa yabo ku buryo bahora kubwira ati nongeye kubona akazi sinazana ubutesi. Byari ibye birangije bimucika aseka, nyuma abishaka arira. None ubu ko bakubwiriza gusenga warangiza ugatongana, bakakubwiriza kwihana warangiza ugatukana, Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi kibiri kugucika useka uzabishaka urira. Uyu mugoroba uhawe umwanya wo gutekereza kabiri, ni amahirwe uhawe. Ku muntu wese habaho umunsi umubera mwiza. Nuramuka usanzira isomo ry'aya masaha ari we ryarebaga, uraza gufata umwanzuro wo gushyira mu gaciro iby'Imana wagiye ushyira inyuma ukabishyira inyuma nk'ikote. Urumva uri buze kwisubiramo ukabizana imbere noneho bikagira agaciro. Urumva Bibiliya wari warajugunya ahantu ufata ku cyumweru cyangwa kwisaba tukayihungura ngo ugiye gusenga, urumva ari bwo uzo wongera kuyifata ukagarurira Imana icyizere? Ese urumva umwanya Imana yaguhaye gutekereza, urumva ugiye kugarura mu bitekerezo byawe kugira ngo Imana yongere ivugane nawe maze wongere uyigirereho umugisha? Uyu mugani ni umugani utangaje, wirinde utazagusohoreraho. Byari ibye mvuze bake, abandi nzabavuga ni nongera kuvugana kwigana namwe ijambo ry'Imana. Ariko icyo navugaga ni iki, narindi gusobanura uburyo umuntu agira amahirwe rimwe mu buzima, kabiri mu buzima, iyo akomeje kuyatetaho amahirwe aramucika. Amahirwe yawe yaba ari uyu munsi. Reba ikintu cyose kigutandukanya n'Imana ukiyame, kandi kenshi iyo umuntu yatakaje amahirwe mu kongera kuyasaba yaba yifuza yuko n'uwamuha purusa 50 zaya yandi yari afite mbere zamugirira umugisha, zamugirira umumaro. Fatira Imana ku ijambo, yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima. Icyo nsaba aka kanya ni ugutekereza kabiri. Uru rutoki ndarugutunga izenye zindeba. Twese iyi ni tashi, ni icyati, ni umurima tugomba guhinga kandi birandeba nawe birakureba. Ntutekereze ko kwihana ari umurongo ugenewe abajya mu madini gusa, ugenewe abemera Imana gusa. Ukwiye no gusengera umutima utakwagiriza ikibi, kuko uramutse ugize impamvu yatuma uva muri ubu buzima, umutima wawe ufite ibintu byinshi ugushinza, n'ubundi umuzuko uzabaho, wazazuka ibyaha wanze kwatura biguhagaze iruhande bikubwira biti dore inzira yawe ngiriya, erekeza Gehenomu, kuko n'ubundi wanze kunyatura no kunyihana. Yandi magambo, Imana yifuza ko duhora iteka n'iteka dukurikirana tukabyaza umusaruro amahirwe twahawe. Uyu mwana w'ikirara yagize amahirwe, amuca mu myanya ntoki. Mushimira ko agarutse iwabo, atagarutse ashaka kwitwa umwana, ahubwo yashaka kwitwa umukozi. None nawe biragusaba gutekereza kabiri. Ntusabe kwitwa igitangaza. Nujya imbere y'Imana uyibwira uti nangije byinshi, nahemukiye Imana, naragukoshereje, nje imbere yawe nta kindi kintu niringiye keretse imbabazi zawe, undebana amaso y'imbabazi. Yesu agutegeye amaboko arakwakira. Uyu mwana atunguka hariya, se yaramubonye, aramubona, aramubabarira, aramuhobera, aramusoma. Yesu yiteguye kukubaza, Yesu yiteguye kukwakira, ntiyiteguye kukubaza ibyo wangije. Nta kirarane, ntacyo azakwaka, nta ndishyi z'akababaro ntazo azakwaka, ntabwo azakuryoza ibyo wangije byinshi,
ntabwo azakubwira ngo kuki wamaze imyaka 10 mu buraya, ntabwo azakubwira ngo kuki wamaze imyaka 20 uri umusinzi, ntazakubaza ibyo wangije wahokereje kwa Satani, ahubwo mugarurira umutima no kumusanga, umubwira uti data nje imbere yawe nta kindi kintu nzanye kiretse umutima uciye bugufi wo kuguhimbaza. Nibitaba bityo iherezo ryawe rishobora kuba nk'irya Esawu washatse umugisha w'umwana w'umuhungu akawubura, murumuna we yawitwariye witwaga Yakobo. Bitazaba nk'iby'umwana w'ikirara wakeresheje ku mugisha we akajya kwaye ibyo yahawe, akaza nta n'urwara rwo kwishimagira. Wakwereka ifoto mfite aha ngaha y'ukuntu yabaye nk'igisimba akigaruka iwabo, ariko baramuhobereye, baramusoma, baramuhanagura. Ntiwakangwa nuko uyu munsi nta menyo ugira, ntiwakangwa nuko uyu munsi nubwo wakoze ibyaha ukabivanamo n'indwara zidakira, ntabwo wakangwa nuko uyu munsi Yesu yakwakira. Byose Yesu arabirobarira kandi yiteguye kukwakira mu maboko ye no mu biganza bye. Icyampa Imana aka kanya umwuka wera w'Imana akavugana nawe mu ijambo rito ryavuga ngo byari ibye, birangije bimucika seka, abishaka arira. Nkusigiye umwanya wo gutekereza, kwandika ibitabo byinshi ntibigire iherezo, no kwiga cyane binaniza umubiri. Ayo magambo yanditse mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 11. Haranditse ngo mwana wanjye huguka kandi umenye ubwenge, ngo kwandika ibitabo byinshi ntibigire iherezo, no kwiga cyane binaniza umubiri. Ngiyi niyo ndondoro y'iri jambo. Byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukurikiza amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose, ari ikiza cyangwa ikibi. Uyu ni umwanya wawe n'uwanjye. Dutekereze iby'Imana yadukoreye, turebe umwanya twahawe tuwubyaze umusaruro. Nibyo gusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Nyagasani Imana yera, biragaragara ko umuntu agira amahirwe rimwe mu buzima. Iyo ayongewe ntabwo akomeza kugarukirana inshuro nyinshi. Twahawe amahirwe yo kuba turiho, mpagarikiye yacu ni igishoro. Nagusaba cyane kugira ngo duhe kukibyaza umusaruro. Sengeye buri muntu wese wanteze amatwi, kandi aho ubutumwa buzagera hose uzajagajage ugere mu mfuruka z'imitima, aho abadayimoni bipfuritse hose ubavanemo. Impamvu yatera umunyabyaha kwikomanga ku gatuza akamenya ko yahemukiye Imana, iyo mpamvu niyo dushaka. Ndagusaba kugira ngo ukore umukwabu mu mitima yacu. Imbaraga y'umwuka wera w'Imana ivumbure ibyaha bimeze nk'imisozi byipfuritse imbere muri twe tutabasha kumenya. Umwuka wera w'Imana bihishure. Uduha amahirwe yo kwihana, dusenga amasengesho, twe kuzasenga amatakira ngo ahubwo dusenge dushaka Imana no maso hayo aka kanya. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.